Perezida Paul Kagame, umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, yakurikiranye imyitozo ya gisirikare y'ingabo z'u Rwanda izwi ku izina nka Exercise Hard Punch yaherukaga kuba mu mwaka wa 2018, igaragarizwamo ubuhanga bw'ingabo z'u Rwanda mu byiciro bitandukanye, haba izirwanirwa ku butaka, izo mu kirere n'izo mu mutwe udasanzwe ariwo twita Special Force. Iyi myitozo yitabiriwe n'abayobozi bakuru mu ngabo z'u Rwanda hamwe n'abo muri guverinoma. Itangizwa n'imizinga cyangwa se imbunda nini zirasa kure zisuka urufaya rw'amasasu mu cyerekezo aho ibirindiro by'umwanzi biba byashyizwe. Nyuma izo mbundo zikunganirwa n'imodoka z'intambara ndetse n'imbunda nini kugeza ku nto abasirikari bitoza baba bafite. Muri urwo rwego rwose ingabo zigaragaza ubuhanga mu kugota, kurasa no kunesha umwanzi. Aya akaba rero ari amafoto agaragaza uko imyitozo yagenze kuri uyu wa kane.